Mwiriwe neza abantu mukurikira YouTube channel yitwa Vikira Rwanda. Ngiye kubagezaho ubungubu amakuru mashyashya agezweho nuko Bruce Melody amajije gusinyana amasezerano na label nshyashya yo muri Nigeria n'abaproducer bakorana na Rude Boy. Naho Ariana Ways yagiye muri Ghana aho yagiye ajyanwe no gukora EP nshya ndetse no gukorana collabo n'umuhanzi wo muri USA. Yago wanyu yakoze indirimbo nshyashya mu njyana igezweho ubungubu ku banyamuziki. Abakunzi ba Mico The Best nawe akaba afite igitaramo agiye gukora yise Ubu Niki Live Experience. Icyo gitaramo agiye gukora. Ese mwumva ari nde muhanzi nyarwanda ugomba guhagararira u Rwanda ku rwego rwa ba Burna Boy ndetse na Diamond Platnumz? Murakoze, ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Kora subscribe kuri iyi channel yitwa Vikira Rwanda.